Hari abantu benshi bavuga bati sinzi impamvu relation yanjye yapfuye. Nyamara kenshi ntabwo relationship ipfa umunsi umwe, ahubwo ipfa bucece buhoro buhoro kubera amakosa abantu benshi birengagiza. Nyamara ibyo twirengagiza bizatugongera mu makoni bidusandaze. Ukuri ni uko uyu munsi tugiye kureba ibintu birindwi cyangwa se amakosa 7 asenya relationship bucece. Kubera ko amakosa abantu birengagiza nagera akava mutwara munini cyane kugeza ubwo mutwaro utaceje kwitura. Bityo kuzengereza byangombwa kanaguturitsa. Niyo mpamvu wowe cyo sabara kuri kino video kwita ku musozo korushaho gusobanukirwa ndetse no kumya byimbitse. Kubera ko ino video irimo dushya inama ndetse n'ibindi byagufasha mu buzima. Niba munyemere nuko tanyera ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukutavuga neza. Iyo communication yapfuye relationship nayo itangira gupfa kumva uri kutakwiyumvisha. Kutabwizanya ukuri ku bibazo no guceceka igihe hari ikibazo bisenya urukundo buhoro buhoro kugeza ubwo rukundo rurambaraye cyangwa se rugakonja. Kubera ko communication ni ingenzi ahantu hose. Kubera ko inyamaswa nazo ubwazo izana nayo kumvikana zatikurana cyangwa se zikaryana ku muvuduko uri hejuru. Naho kabiri ni ukubeshyana. Trust yubakwa n'imyaka myinshi cyangwa se yubakwa imyaka myinshi, ariko ishobora gusenywa umunota umwe wonyine. Bivuze ngo kubaka biragoye cyane, ariko gusenya ni mu kanya nkako guhumbya. Kubeshya bite cyangwa se kubeshya bikomeye cyangwa se kubeshya byinshi byangiza icyizere cyane kurenza uko wabitekereza. Gusa benshi babyumvishe birabyitarutsa cyangwa se bakijyana ibindeba. Ariko kuri nuko icyizere cyangwa se confidence ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Naho gatatu, kudagaciro wo mukundana. Hari abantu benshi bamenye urukundo ariko akagerwa gushimisha uwo bakundana. Bakumva yuko byose agomba kubikora uko byakabaye, kandi bakayengegeza yuko bivuze urukundo gukura. Gusa benshi barabyirengagiza si uko batabizi. Naho kane, kugiranya ukunda n'abandi. Ukajya kumva umuntu abwiye undi turebe uko abandi bameze, urebe nuko weho ujye ubigenza cyangwa se urebe nuko weho wabigenje. Ayo magambo akomeretsa umuntu kuburyo kutakwiyumvisha, kandi atuma umuntu yumva atihagije, bikaba byatera umuntu depression cyangwa se emotional stress. Gusa benshi barabyirengagiza, kandi nyamara akari ku wundi karahandurwa. Naho gatanu, kutababarira. Ibyo gwasa n'umurongo wanditse muri Bibiliya handitse ngo mubabarirane nk'uko mwababariwe. Gusa muri kigiye kubibwira umuntu usanga ari kumutera iseseme cyangwa se ari kumutera umwako, kuko biragoye cyane yuko umuntu yabyumva. Kubika inzika igihe kirekire bituma urukundo rugenda rushira buhoro buhoro, kandi urukundo rwashije kurugarura biragwana cyane, ndetse rimwe na rimwe hari igihe bidashoboka. Naho gatandatu, kudahana igihe. Urukundo rukeneye igihe. Iyo buri wese ahora ahuze, ntawe uganira, ntawe usohoka, ntawe wita ku wundi, connection agabanuka kumva uri kutakwiyumvisha. Kandi iyo connection agabanutse biragoye cyane kugira ngo izagaruke, kubera ko connection mwatangiranye ntabwo ariyo muba mugifite. Niyo mpamvu ari ingenzi kwitanaho keshi, byanangombwa mukabikora buri gihe. Naho karindwi, kudaha agaciro amarangamutima mugenzi wawe. Iyo umuntu akubwiye yuko yababaye, nuko amubwire ngo ntacyo bivuze, ahubwo mwumve. Kubera ko kubaha amarangamutima ya mugenzi wawe cyane ni ingenzi cyane mu rukundo kurenza uko wabitekereza. Relationship nyinshi nizishwa no kubura urukundo, ahubwo zihishwa n'ubuntu buto buto abantu benshi bakora buri munsi bakabwirengagiza. Niba ushaka relationship ikomeye, uvugisha ukuri, yaho aho mukundana ndetse kandi wumvikane buri gihe. Kubera ko muri haranditse ati urukundo rujyana neza kandi rurihangana. Aho nabo bakoresha 13:4. Wowe ni irihe kosa ubona risenya relationship muri iki gihe? Twandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe, maze twiganirire. Ukande subscribe, ukande like, ukande no kunzogera kunya kutazacikwa n'indi video izakurikiraho. Kubera ko tuzavuga ibimenyetso 7 kubyo ukagukunda kurusha uko wabitekereza. Gusa nagushishikariza ntuzacika, kubera ko izabikomeye cyane ndetse azaba ari umuriro. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.